What's popping my people, nizere ko mumeze neza cyane mu murenge yatandukanye na campus kakababere fresh mbaye ikaze rero hano kuri The Focus aho bisanzwe bibera kwitangira agafilme kacu batwirika umwami wa Yuria ubuyoboye abasirikare be aho bagiye kwataka igisimba kibi cyane cya Dragon. Gusa aba basirikare sinzi icyo bari bihaze, bamaze kugera muri cave ya Dragon ntago byatinze rwose ko nyuma y'iminota mike ya Dragon yatangiye kubaciraho umuriro mubi cyane, ndetse iki gisimba kiba ari ikigome gitangira kwica abagabo umwe kuri umwe kugeza gisize umwami wenyine wari wapfukamye ategereje ko ino Dragon yamugira impuhwe. Amashusho yacu leta akomeza nyuma y'ibinyejana byinshi ibingibi bibaye, aho batwereka ubwami buri aho ngaho bukennye, ubona yuko bukikijwe n'ubutaka bubi butera n'abaturage batameze neza. Ibikomangoma rero byo muri buno bwami LD na Floria bakoresha uko byose kugira ngo barebe yuko bafasha abaturage babo, harimo kujya gusenya udukwi no kugenda bashaka ibindi bikoresho bitandukanye. Ubundi aha ngaha bamenya ko byakazi bwami no bimwe basigaye bajya gusenya. Gusa umunsi umwe wihaye Imana yasuye bwa bwami bwabo abaje gupropose ubukwe kuri cya gikomangoma gikuru LD. Kumbe burya umwamikazi Isabelle wo muri bwa bwami bwa Yuria aho maze iminsi ari gushakira umugeni umuhungu we Prince Henry. Papa wa LD rero Lord Bayford aba yishimye bya hatari bwo kumva buno bukwe, ndetse agatangira kugira inama umukobwa yuko agomba kubyemera. Ariko LD ubwa mbere ameze nk'umuntu utabishaka, yumva ko ari ukumuhitiramo, ariko nyuma biza kurangira yemeye kubw'ineza y'abaturage, cyane ko ubwami yaragiye gushyingirwa mu bwari ubwami bw'abakire bya hatari, byumvikana yuko bagombaga kuzabafasha. Umunsi ukurikiyeho rero wa muryango uko hari abantu bane bafashe inzira berekeza mu bwami bwa Yuria kugira ngo bajye kuganira neza ku bijyanye na bwa bukwe, ndetse nyuma y'amasaha menshi bari mu rugendo biza kurangira bageze aho bari bagiye. Uyu muryango rero ukihagera waratunguwe bya hatari bwo kubona ambiance iri muri bwa bwami, ukuntu iri ahantu heza n'ukuntu ubwami buba bukikijwe n'ahantu hasa neza, ubona yuko heze ibintu bigiye bitandukanye na bwa bwami bwabo. Bakigerayo rero bahawe ikaze n'umwe mu barinzi b'ubwami uhita utangira kubayobora abereka ahantu bari buze no kurara, ndetse akabasaba yuko bagomba gutegereza akanya gato, cyane ko umuryango w'ubwami babasanze uri hagati mu masengesho. Nyuma rero igihe bari muri bya byumba byabo ubona ko bari gusa neza bya hatari, LD yabonye undi mukobwa uri mu yindi nzu hirya kuri balkoni, hanyuma bombi bararebana rwose baramwenyura. Igitondo gikurikiraho rero LD yagiye kwerekwa umwamikazi Isabelle n'igikomangoma Henry. Umwamikazi na papa wa LD Lord Bayford barihera bakajya kuganira ikiganiro cyabo cyabonyine, mu gihe LD nawe na Henry babasize bonyine kugira ngo nabo bagende bamenyana nk'abantu bagiye kubana. Baganira rero LD na Prince Henry amubaza niba yishimiye ubu bukwe bagiye gukorana ibintu, wa musore nawe amubwira ko ari ibintu ari gushaka cyane, ariko Prince Henry amubajije niba nawe yishimiye gukora buno bukwe. Umukobwa yamusubije yuko ibi ngibi agiye kubikorera kubw'ineza y'abaturage bo mu bwami bwe. Ndetse uko bakomeje kugenda baganira ntabwo bigeze bitinda, kuko batangiye kugenda bamera nk'abahuza, kubera ko batangiye kumva ari ibintu bimwe bigiye bahuje, harimo gukunda gutembera, ngo ndetse bose babumva yuko hari igihe bazifata bakava aha ngaha muri bwami bakajya gutembera isi. Ibyo bintu bigatuma bahuza bakaba n'inshuti cyane. Nyuma bidatinze rero umusore yahise ajya no kwereka LD ahantu hagiye hatandukanye bagiye ku ifarashi, ndetse uyu Henry agenda amwereka ukuntu bwa bwami bwabo rwose buba bukikijwe n'ahantu hasa neza bya hatari. Ku rundi ruhande ariko Lord Bayford yasohotse muri cya cyumba yari arimo aganiramo n'umwamikazi, ubona ko ku maso ye ameze nk'umuntu utishimye ufite n'ubwoba. Umugore we rero Lady Bayford amubajije niba ibintu bimeze neza, undi nta kintu kinkamusubiza aramwihorera. Uyu mugore rero yahise ajya kureba wa mwamikazi Isabelle ari kugira ngo arebe yuko wenda baba n'inshuti, ariko uyu mwamikazi ntiyabyakira neza, atangira kumubwira nabi mu buryo bwo kumusuzugura. Atishimye rero ariko anabona yuko hari ikintu kitameze neza, Lady Bayford yagiye mu cyumba cya LD mu ijoro ryo kuri uwo munsi agerageza kumvisha umukobwa yuko ibintu by'ubukwe agomba kubyihorera, ndetse abavuga yuko ari kubona yuko ari ikintu kitameze neza mu n'umuryango wa Yuria. Ubwo nubwo bagaragara nk'abantu bakize bameze neza, ntabwo ari abantu bo kwizerwa kurikije ukuntu aba yababonye. Gusa LD we yahise amubwira yuko aba yaganiriye n'icyo gikomangoma Henry kare kumuha akabona umusore mwiza, ndetse abona yuko nta kibazo bazigera bajyana, ndetse ibindi byo kwanga ubukwe akahita byanga, cyane ko n'ubundi nguyu yari mu kasi. Ku munsi ukurikiyeho rero ubukwe bwarabaye rwose, ndetse ahangaha umwamikazi ahita atangaza yuko LD ubu kano kanya nawe aba ari umwamikazi mushyashya muri buno bwami bwa Yuria. Nyuma y'imihango yose rero aba bageni bashyashya bahise bazamuka hejuru ku musozi aho bari bagiye gukora imwe mu mihango y'uwo muryango
yakunze gukorwa kera. Ndetse ahangaha Henry asobanurira umukobwa yuko ibi ngibi ari imihango basanzwe bakora ngo ari nko mu buryo kugira ngo bereke abasokuruza babo yuko bakibubaha kandi ngo nabo byo biba byarakorwaga kuva kera cyane. Bakigera rero kuri uwo musozi, Herod yasanze wa mwamikazi yamaze kwambara nk'uwihaye Imana yuko wambaye imyenda itukura. Ibi hari ubundi bigaragaza ikibazo, ariko umukobwa ntiyashona. Uyu mwamikazi yahaye Herod igiceri, arangije atangira kugenda ayobora abo bageni kuri aritari aho bari bateguye. Uyu mwamikazi rero yatangiye gusubiramo inkuru ngo y'ukuntu ubundi ubwami bwabo bwa Yuliya buba bwaravutse, ngo abasokuruza babo ngo ubundi igihe abasokuruza babo baje hano muri buno butaka ngo bahasanze igisimba kibi cyane cya dragon cyari gisanzwe cyatuye. Iki gisimba rero ngo cyari kinyotewe amaraso bya hatari, ngo cyahoraga cyangiza kikanarya abaturage. Ngo rimwe umwami ngaza kwegeranya abasirikare kugira ngo arebe ko ajya guhurira abaturage be, gusa ngo bagezeyo basanze ko igisimba badashobora guhangana nacyo. Uko ibyo ngibyo byabaye rero ngo umwami aba agomba kuzajya atamba abakobwa be 3 buri gihe kugira ngo buno bwami bwabo bukomeze bufite umutekano cyangwa mu gitaya kibataka. Ubwo Isabelle rero yakase mu biganza by'aba bageni bashyashya, arangije arabahuza, ndetse aho ngaho atangaza yuko ubu ngubu Herod nawe aba afite amaraso y'ibwami. Basoza iyo mihango rero Herod yajugunye cya giceri yari amaze guhabwa hasi mu cyobo cyari kiri aho ngaho. Hanyuma nyuma y'ibi ngibi Henry ahita aterura Herod mu buryo bwose ubona ko burimo urukundo rwinshi. Hanyuma batangira kugenda basohoka aho ngaho iyo mihango yari imaze kurangira. Ariko igihe barimo bagenda ku kayira gatoya hasi bari cya cyobo, Prince Henry yahise ajugunya umukobwa hasi muri cya cyobo. Ibintu byatumye umukobwa agenda agongana n'ibiti byinshi. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo umukobwa yikubita hasi. Nyuma y'akanya rero umukobwa wari wahwereye noneho yarongera arakanguka, ariko asanga ari hasi muri cave y'umukara. Ndetse nyuma gatoya umukobwa ahita atangira kubona ibindi biceri n'imyenda yagiye icika ku bindi bikomangomakazi byagiye bijugunywamo ahangaha. Ibintu bihita bimwereka yuko nawe aba ari umwe mu batambwe kugira ngo barebe ko cya kinyamaswa cyabarika. Nyuma y'agahe gato rero umukobwa yumvise amajwi ateye ubwoba aho ngaho hasi muri cave. Hanyuma yatangira kugenda agana ahantu ari guturuka. Abazungu barasaze kabisa. Aho rero Herod yahasanze akanyoni gatoya kaba kari gushya bya hatari, arangije atangira kugafasha akazimya. Ariko muri ako kanya neza n'ubundi hahita hasohoka inyoni nyinshi zose ziba zatwitswe, ubona yuko hari ikintu cyazicomye rwose ziri kwaka. Ndetse muri ako kanya hahise haza ya dragon mbi cyane. Ndetse inyamaswa binavuga yatangiye kuvuga yuko iri guhumurirwa impumuro y'umuntu y'ubwami aho ngaho iri guturuka kuri Herod. Ibintu bihita bituma umukobwa yumva yuko byanze bikunze biba byatewe n'uko cyagiye yahuje amaraso na cya gikomangoma Henry. Ubwo ya dragon rero atangira gucira umuriro neza ahantu umukobwa bari. Hanyuma Herod atangira kwirukanka areba yuko yatabara ubuzima bwe, ariko arimo acika umukobwa yakubitanye neza n'umurambo wa mukobwa aba yabonye kare wari uhagaze kuri balcony. Barebanye bagaseka, bihita byerekana yuko uyu nguyu nawe yazanywe kugira ngo ashyingiranwe n'igikomangoma, nibarangiza bahita bamutamba. Gusa Herod ubibonye n'undi nta mwanya n'umwe wo kubitekereza afite, akomeza kwirukanka ajya hasi muri cave kugira ngo arebe yuko umuriro wa dragon yawucika. Ndetse ku bw'amahirwe kuko bikarangira ya dragon abashije kujya ahantu idashobora kumugeraho, aho yuriye mu kantu k'akobo gatoya. Ariko n'ubundi umuriro dragon yari imaze gucira umutwikaho ku kaguru kandi byahatari. Ndetse nubwo umukobwa yari mu buribwe bubi cyane, Herod afata bya bikanzu yari yambaye agapfuka ahantu amaze gushya. Hanyuma agafata agakufi yari yambaye agashyiramo umuriro kugira ngo atangire kureba inzira yamusohora ahantu yari ari. Herod rero yari ikuruye mu kayira gafunganye ukuntu aza kwisanga mu yindi cave ibirimo n'akamuri yuzuyemo ibikururanda, ariko biri kwaka bimeze nka kwa tuntu twajyaga twita inyenyeri twa kera. Umukobwa rero yatangiye kugenda gake ari kugana ahantu ibyo bisimba biba biri, ariko aza guhagarikwa nuko yasanzemo hagati haba harimo umwobo muremure bya hatari. Herod rero yamaze kuba umurakare bya hatari, yasubiye inyuma arangije araza asimbuka kugira ngo ku rundi ruhande, ndetse abasha kugerayo. Ariko kubera ukuntu ari kunyerera bya hatari yatangiye kumanuka agana neza muri cya cyobo kirimo hagati. Gusa ibintu by'ibintu byari biri kuri yakanzuye yaje kurangira bimufashe, ntiyabasha kuhanuka. Ndetse yakoresheje akantu gatyaye yari asanzwe afite, yatangiye kugatera hagati muri urwo rutare aho babasha kwinjiramo icyuma, ndetse aza kubasha kuzamuka hejuru ataguye mu cyobo. Nyuma y'ibingibi rero Herod yafashe akantu k'akenda, arangije ashyiramo bya bikuruzanda biba biri kwaka, atangira kubikoresha mu buryo kugira ngo bigende bimumurikira. Arangije akomeza urugendo. Nyuma gato bidatinze rero yaje kugera ku rundi rukuta
aho ngaho bari n'amazi arangije ahita akomeza ashaka kunywa kuri ayo mazi, gusa akiyashyira mu kanwa yumva ko ayo mazi aba arimo umwanda byatari. Kugira ngo rero arebe ko yakivura inyota iba yamuzengereje, Elodie yafunguye umunwa ku tuzi twatonyanga dutuka hejuru, atangira gukomeza atumira. Gusa nyuma gato bidatinze ya barafu iri hejuru yatangiye gushonga mu buryo bwihuse cyane, kubera ko Dragon tayari yamaze kuhagera itangiye gucira umuriro. Abibonye rero Elodie byihuse cyane atangira gucika aho ngaho kugira ngo arebe ko yakwipa wa muriro wa Dragon. Ndetse umukobwa yarakomeje yiruka kugeza ageze mu cyumba kimwe cyo cyanditseho ku rukuta ngahangaha hari umutekano. Ndetse ahangaha Elodie arimo agenda areba hose mu cyumba, yagiye asangaho amazina y'abandi bakobwa benshi batandukanye bagiye batambwamo igitambo mbere ye. Bigaragara ko yari ingeso ya bwa bwami kuzana umukobwa bagashyingiranwa n'umusore wabo undi bagahita bamutamba. Nyuma rero Elodie wari warushye byatari birangira agatotsi kamufashe. Hanyuma igihe Elodie yagiye gukangukira yahise agira ubwoba kubera ko yasanze bya bikuruza ndabyaka byagiye kuri bya bisebe byamwe yari yahiye, arangiye atangira kubikuraho yihuse. Gusa ahita abona yuko ahantu hose yari yakomeretse mu buryo bumeze nk'ibitangaza aba yakize. Iyi ngiyi leta bimwereka yuko bya bikuruza nda biba bifite ubushobozi bw'uko ahantu hose bifashe bihita bihavura. Nyuma y'ibi ngibi rero Elodie yarahagurutse abona ko ku ruhande haba hariho map neza y'ukuntu buno buvuma bwose buba bumeze. Arangije atangira kubwiga mbere yuko akomeza urugendo rwe, ndetse yakurikiye inzira imwe nk'uko yari yayibonye kuri map, biza kurangira yisanze ahandi hantu mu buvumo n'ubundi ariko bwuzuyemo za crystals. Ntabwo nzi ukuntu nayivuga mu Kinyarwanda, gusa ni urubura rumeze nk'urushashagirana ukuntu. Ndetse aho ngaho nahasanga ikamba ryahoze ari iry'undi mukobwa, bigaragara ko yaje aha ngaha. Arangije atangira kwimajina ko byanze bikunze rino kamba ari iry'umukobwa aba yarasize nyuma y'uko azamutse hejuru akabasha gucika. Umuntu rero ufite icyizere yuko ari kubona yuko ashobora kuhasohokera, Elodie yatangiye kurira za crystals azamuka hejuru, ndetse aza kubasha kugera hejuru kuko abona akayira kameze nk'agasohoka, ariko ibyishimo byo ntabwo byamaze kabiri kubera ko arungurutse yabonye yuko n'ubundi ariho neza u Rwanda ruhera n'ubundi uhanutse bakakubita hasi butosho, cyane ko abari ku ruhande rw'umusozi atari inzira nyabagendwa. Bituma rero agakobwa gatangira kurira byatashye, nuko ahita kabona yuko byanze bikunze nako kagiye gupfa. Gusa muri ako kanya kahise kabona abantu baba bari hirya y'umusozi, kahita kongera akamera nk'akagize icyizere. Elodie rero yatangiye kuvuza induru byata kugira ngo arebe yuko abo bantu bari hirya bamwumva, ariko ibi ngibi ahubwo bituma ya Dragon imwumva ikayitiza. Ndetse igihe yadraguye neza yari igiye gucira umuriro muri ka koko kugira ngo gahita apfiramo, yahise yumva abantu baba bari gusakuza bahamagara izina rya Elodie kandi mo imbere mu buvumo. Elodie rero nawe yatangiye kugenda akurikirana amajwi bari guturuka, nyuma aza kubona ibintu biteye ubwoba, aho yabonye imirambo y'ibyana bitatu bya Dragon. Ndetse kano kanya ni nabwo yahise abona yuko ibyo wa mwamikazi Isabelle yavugaga byose, kubera ko wa mwami twatanye mu filime n'aba basirikare be ngo babarinje aha muri kaga nta bintu by'impuhwe, yakica ibyana bitatu bya Dragon kandi nta mpamvu n'imwe atari kuvuga ngo yarabazengereje. Kuko ibyo ngibyo rero nyina w'izi Dragon yahise ahitamo ko agomba guhorera abana be akigisha isomo abantu. Elodie rero nawe yakomeje gukurikira neza ahantu amajwi bari guturuka, biza kurangira abonye papa we ari kumwe n'abandi bagabo babaje ahangaha kugira ngo barebe ko batabara Elodie. Gusa mbere y'uko Elodie yagera kuri se, ya Dragon yahise ibatera ambushi ya danje, hanyuma nta bintu by'impuhwe itangira kwica abagabo umwe kuri umwe. Mbere y'uko ivanga, Elodie rero yahise yirukankira kuri papa we n'ubundi buri gupfa Dragon yaze gukomeretsa. Ndetse papa we nubwo bari gupfa aba ari gusaba imbabazi kubwo umwanzuro we mubi aba yarafashe wo gushyingira umukobwa w'ahangaha. Ndetse mu mwuka we wa nyuma ari gupfa yabwiye Elodie inzira isohoka, arangije anamubwira iby'ubwato buba buri hanze ku mazi, aho wa mukase n'akana bavukana Floria baba bamutegereje. Elodie rero yararakaye byatari ababajwe n'urupfu rwa papa we, ariko n'ubundi nta gihe na kimwe aba afite cyo kwangiza ahangaha kubera ko isaha n'isaha Dragon agomba guhita igaruka. Bityo rero yatangiye kurira kuri ya migozi b'abagabo baba bakoresheje bamanukiraho kugira ngo arebe ko yasohoka muri buno buvumo. Ariko akiri hagati muri ibi ngibi ya Dragon yaramubonye, hanyuma itangira kuza imusanga ndetse iri no kumuciraho umuriro. Gusa ku bw'amahirwe neza umuriro wenda kumugeraho, Elodie abasha gusohoka neza agera hanze. Arangije rero yahise ajya ku ifarashi imwe muri ba bagabo bari bajeho, arangije atangira kwirukanka ahunga wa musozi yerekeza ahandi ubwato bwari burimo Mukase na Floria bwari buri. Gusa ya Dragon yari yanutse akomeje no kumukurikira hanze, abonye yuko imeze nabi. Elodie ava kuri ya farashi yariho aragenda yihisha hasi y'amabuye kugira ngo n'umuriro utamutwika cyane ko ya farashi bari bamaze kwicoma.
ubu kutabasha gufata umukobwa rero iri kumwirukankaho Dragon ntabwo byayishimishije byatari yagize umujinya ku buryo yahise itangira gutwika hafi y'aho ngaho hose. Wa mwamikazi Isabelle rero yarabibonye ahita abona yuko cya gitambo cya Isabelle cyari kitabashije kugenda neza, ariyo mpamvu yarakaye. Kubera ibi ngibi rero wa mwamikazi Isabelle yahise ajya kuri bwa bwato bwa Bayfoot, aho yagiye ahita afata kakarumuna ka Elodie Floria kugira ngo akoreshe nako nk'igitambo gisimbura mukuru wako cyane yuko abayananiranye. Ndetse igihe Lady Bayfoot yashatse nko kubizamo, wa mwamikazi yahise abwira abasirikare be kumutera icyuma bamusiga aho ngaho yakomeretse byatari. Gusa nubwo yakomeretse byatari, Lady Bayfoot yabashije kuza kuri wa musozi aje ku ifarashi, hanyuma amaze guhura na Elodie amwishurira ukuntu ibintu byose biba byagenze hano muri bwa bwato yari arimo. Ndetse ibi ngibi biteye umujinya cyane Elodie ku buryo ako kanya ahita yemeza yuko agiye gutabara karumuna ke ndetse akanihurira kuri buno bwami buba bwamuhemukiye. Nyuma y'ibi ngibi rero tubona kuri ya itari neza hejuru ya kave Isabelle ari gusaba umuhungu we kugira ngo n'ubundi amuke mu kiganza ahuze na ka karumuna ka Elodie Floria kugira ngo nako kigiremo impumuro y'abantu b'ibwami. Gusa cya gikomagoma cyo cyumva yuko atari byo cyanze kubikora, kivuga yuko ngo uyu nguyu ari umwana mutoya cyane atari ngombwa ko babikora. Gusa uyu mwamikazi wari umugome byatari ahita yikata, arangije ahuza na Floria, arangije ahita na karumuna ka Elodie hasi n'ubundi muvumo nk'uko yabigenje kuri Elodie. Ubwo rero igihe Elodie yagiye kugerera ahangaha yasanze byarangiye kubera ko yasanze nta muntu n'umwe ugihari. Amaze kubona yuko rero karumuna ke kari kamaze kunagwa hasi muri cya cyobo, Elodie nk'umuntu we wamaze gukamirika yatangiye kumanuka hasi nawe kubishoboka byose kugira ngo ariko yatabara karumuna ke. Ndetse amanukiye ku migozi yageze hasi hanjeje yatangira gukora agatego kugira ngo arebe yuko yarangaza ya Dragon. Arangije nyuma y'ibyo ngibyo yahise yerekeza neza hantu aba yabonye bya byana bya Dragon byiciwe, ariko mbere yo kujyayo arabanza afata inkota papa we yari yitwaje, bigaragara ko aba yiyemeje guhangana nawe. Acyagiye rero mu buryo bumwe Elodie ahita asakurisha ka gatego yari yateze Dragon, ibintu byatumye bisakuza aho ngaho. Hanyuma ya Dragon itangira kujyayo itekereza yuko ari nk'umuntu, ndetse afatiranye n'amahirwe Elodie yahise yihuta abasha kugera kuri ka karumuna ke, ariko asanga karasinziriye gahita gakanguka. Ariko mbere yuko n'ubundi bacika bahise bumva yuko ya Dragon itari iba yamaze kugaruka, cyane ko ibisanze nta muntu uriyo byari ukwirangaza. Ahangaha rero cyane ko ntaho kwirukankira baba bafite, Elodie yasabye karumuna ke kujya kwica, mu gihe nawe yahise asohoka hanze kugira ngo arebe ko yahangana na ya Dragon amaso ku maso. Bakibonana rero amaso ku maso, Elodie yagiye gusobanurira ya nyamaswa Dragon ukuri ku bintu byose byagenze, ayibwira yuko abakobwa bose imaze iminsi yica nta n'umwe waravukiye muri bwa bwami bwa Yulia, uko ahubwo bo bagenda bagafata umuntu uri aho ngaho usanzwe uturutse ahandi bagahuza amaraso ye n'ay'umuntu w'ibwami kugira ngo ashyirwe aha ngaha ariwe uzajya unyongwa mu mwanya wabo. Gusa Dragon nayo ntabwo iba ishaka kubyizera, ahubwo ihita itangira kumwataka. Ndetse hagati muri uku guhangana Elodie abasha gutera ya Dragon inkota mu jisho, hanyuma akayikomeretsa ndetse akanayikomeretsa mu ijanja ryayo. Arangije kugira ngo arebe yuko iyo Dragon yayivuna neza, cyane ko nayo nta keza kayo, yagihagara imbere y'urutare ariko abona yuko uri kurebana neza na ya Dragon kandi urutare muri ukuntu ruba rukomeye. Arangije mu bwenge yatangira kubwira ya Dragon ati ntarebe ntwika. Igihe rero Dragon yazamuriye umuriro wayo, wa muriro neza wakubise kuri rwa rutare bihita bigarukira nayo yitwika byatari. Ya Dragon rero imaze gucika intege iryamye hasi, Elodie yatangiye kuyereka ahantu baramukase mu kiganza yo kwisobanura yuko aribwo buryo bagiye bamushyiramo amaraso y'ubwami kandi mu by'ukuri atari ibyanyabyo. Ibi ngibi rero ubwa nyuma bihita byereka Dragon yuko iba yarabeshwe byatari ndetse nta muntu umwe w'ibwami iba yarishe n'umwe. Dragon rero yatangiye gusaba umukobwa yuko ibintu byose abishyira ku musozo akayica. Gusa Elodie uba atari umwana mubi nka wa mwamikazi Isabelle ntabwo aba ashaka kuhita yica, ahubwo arayivura akoresheje bya bikururanda n'ubundi aba yarabonye muri cave bivura. Nyuma y'ibi ngibi byose bimaze kurangira rero Elodie yasubiye hahandi bwami ari umuntu w'icyodanje kugira ngo ajye kwica ubukwe n'ubundi bw'undi mukobwa baba bamaze kuzana kugira ngo nawe baze kumutamba. Amaze kuhagera rero, amaze no kugaragaza ubugome bwa buno bwami na wa mwamikazi, Elodie yahise asaba kukageni gashyashya bari bagiye kujya gutamba kwirukanka hamwe n'abandi bantu b'abashyitsi bari bitabiye buno bukwe. Bamaze kugenda rero ya Dragon yiziye aho ngaho ibwami, aho abibwami bose bari bakiri, irangije irabatwika nta n'umwe ikuyemo. Hanyuma rero filime yacu irangira tubona Elodie Floria na Lady Bayfoot bari mu bwato basubira handi mu rugo, ariko babwuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye bakuye ahangaha muri Yulia, na ya Dragon igurukiye ku ruhande, bigaragara yuko bose babashije kwihorera ibintu bikagenda neza cyane.
that's what's up. Akafilme kacu k'uyu munsi nanga karangiriye kaba kitwaga Damn Cell. Nizeye ko kabashimishije rero. Iyi ngiyi ni The Focus. Until next time. Peace out.